Imana yampaye message yampaye message noneho mbi wongere gutumbi message nzanye ni mbi gusa akesho dutambukije ubutumwa harimo abadutera amabuye harimo abatureba nabi bakatubwira nabi ariko bake batwihanganira ntago nzavuga iby'Imana itampaye kuvuga ngo nkundi nezeza abantu nzavuga iby'Imana yambwiye nabazavuga mbona abana bamwe na bamwe bese cyane babakobwa nko guhera mu mwaka wa mbere yenda wa seconde kugeza mu gatandatu nagiye kona mbona bavuyeyo ariko nagiye kona nkabona umudayimoni nabonaga asa nkaho aza afite ikintu kimeze nk'ikiroso afite n'ikintu kimeze nk'urushinge nkabona benshi ari kugenda batera ikintu kimeze nk'urushinge none abo bana benshi abantu benshi nagiye kona mbona habayeho impanuka zikomeye cyane ndabwirwa ngo umuntu wese ufashe urugendo ajyaguruka yasenze kuko nagiye kona mbona impanuka zibaye nyinshi iyo tuvuga impanuka ubwo ni impanuka zo mu kirere impanuka zo mu mihanda yewe hahandi wabonaga ndetse na bamwe ugasanga umuntu akoze n'impanuka noneho habaho impfu nyinshi zitandukanye nagiye kona mbona impfu nyinshi bwirwa ngo bura ntabwo ari uburwayi busanzwe ni uburwayi buturuka ku badayimoni Imana tujye neza ni uburwayi buturuka ku badayimoni n'ubundi nari isanzwe nzi neza ko uburwayi bwose buturuka kuri Satani ariko n'ubwa mbere nari mbashije kubona ibyerekwa ubwo nerekwaga ibyerekwa nagize ubwoba bukomeye cyane hahandi ugasanga umuntu arwaye uburwayi mbese bukamubaho yivuza ntakiri namenye ko ubwo burwayi bwinshi buri guturuka ku badayimoni Imana tujye neza nibwo nagiye kona mbona abantu benshi bari kugenda bafite ibirwara by'imitwe idakira abandi bafite isereri itarangira abandi baracitse imigongo Ibihe byiza wowe udukunda kandi utega amatwi ibiganiro byose tunyuza kuri iyi mirongo yivuga butumwa Umusaraba TV mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo mu ntara zitandukanye ku bigabane itandukanye mwese turasuje Yesu ashimwe kandi rekavuga ngo umugisha w'Imana nubaye namwe kandi ineza y'Imana ibomeho ndetse n'abanyu bose Imana ihaze kwifuza kwanyu ibagirire neza ibumvire ku munsi mu izina rya Yesu Kristo amen. Ngize umugisha kandi nanone ndi kumwe n'umukozi w'Imana Kavuza Nduru no tujye kwana muri kano kanya muramuzi n'umukozi w'Imana n'umuhanuzi kandi Imana iri gukoresha mu gihe gikomeye nk'iki ngiki mu gihe cy'umugoroba mu gihe turi kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo no tujye kwana muri kano kanya rero reka mbase kujya gumana natwe mutangire natwe kino kiganiro kandi musuzanye natwe ndabizi neza ko turi bugungukire mu izina rya Yesu turakwakira mu izina rya Yesu. Murakoze cyane meze neza mukuri tura mahoro Imana yaturinze yego tugwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze wari umeze neza ndaho ariko nta moraro ndababaye nta moraro rwose ndababaye ari igihe Imana guherekwa kumva rirakubabaje kumva rirakubaje gusa abantu nibasenge iyo uvuze ngo abantu nibasenge itakubwira ati ko buri munsi dusenga urashaka ko dusenga gute abantu nibasenge abantu nibasenga ariko bongere basenge barasenze ariko nibongere basenge basenga y'uburyo bwose akenshi umuntu asenga abafite icyifuzo ari gusengera basengera ikihe cyifuzo ese ugira ngo ibyo gusengera birahari cyo gusengera birahari nepo uzabona umuntu akubwira ngo we yabuze umwanya wo gusenga ariko uburyo uzamwihorere iyo musengeshe biba bitaraza
gusa ikibazo abantu bakunda gusenga amasengesho ameze nk'amatakira ngo baranze gusenga bafite uburyo bafite umwanya rero ibyo gusengera basengera ibigeragezo bitandukanye basengera ibibazo basengera ibiba byenda kubaho mbese abantu ntibasenge kugira ngo Imana ijye ibyikumira. Yego uravuze ngo abantu basengere ibyenda kubaho abantu babimenya bate wese wenda mwebwe mufite amahirwe mufite uburyo mujya muvugana n'Imana cyangwa se Imana ikagira ibyo yahishurira ariko abantu bose ntabwo bahishurirwa ibyenda kuba barabimenya bate cyane cyo kikuzanye kugira ngo bibabwire nicyo kinzanye kugira ngo bibabwire ariko nta gishyashya ubundi byose byarumviswe. Imana yatumye abantu batandukanye yatumye abahanuzi mbese abantu ntabwo bazazira ko batumvise ahubwo bazazira ko batumviye kubwirwa abantu barabwiwe ariko cyananiye abantu ni ukumvira kandi ijambo riravuga ngo ijambo rirambwira ngo abantu nibemera kumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu ariko nibanga kumvira bakagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Yego ariko nta muntu n'umwe nakwifuriza ko azaribwa n'inkota y'Uwiteka. Yego urakoze cyane. Hari abantu benshi babona muri gutambutsa ubutumwa rimwe na rimwe ugasanga ntibabihaye agaciro bakabifata nk'amarangamutima bakavuga ko byahozeho byaherekera. Hari uwavuze ngo yavutsemo hanura n'ubu baracyahana akavuga ati nta kuko bitarasohora ni gute ku mutuga ngo duse kandi n'ibyahanuye bitarasohora we umuntu amusubiza ngo iki? Buriya usibye kwirengagiza harimo ibyasohoye haba harimo n'ibitarasohora. None se nk'Imana iramutse ivuze ati abantu ntibasenge amasengesho bakumira impanuka hari umunsi impanuka zitaba none se nubwo yaba batamugezeho ntibageze ku nshuti ye cyangwa ku muturanyi we cyangwa ku wundi muntu ariko burya none se ugira ngo impanuka zose hari ibintu impanuka ntizitwara ubuzima bw'abantu se zitwara ubuzima bw'abantu none hari ikintu abantu bitwaza ngo niba umuntu apfuye ngo burya ngo apfa igihe cye cyageze. Yego hari n'abo Satani yiba Imana ikabyemera se hari abo Satani yiba. Satani se tuvuga ko turinzwe n'Imana ese Imana kuvuga ko Imana idasinzira ntihunikira Satani yiba guta umuntu kandi Imana iri maso tubereye maso ku manywa n'ijoro. None se Imana ikubwiye ngo senga ngira ibyo nkumira nuko igira ngo bikumire ariko nudasenga byanze bikunze biraba. Yaho mpita nibaza ikibazo njya nibaza kenshi uravuze ngo Imana yavuze ngo musenge ngiye ibyo nkumira sibyo ngo runaka ntiyasenze ese iyo twasenze nibyo Imana kuturinda cyangwa Imana ifite inshingano zo kurinda abantu yaremye? Imana ifite inshingano zo kuturinda kandi iranaturinda kandi akenshi turinda atari uko dukiranuka iturinda kubw'urukundo rwayo ariko idusaba gusenga. Ayo masengesho idusaba gusenga nayo kugira ngo Imana igire imbaraga abantu bajye babyibazaho ngo senga ngo Imana ikurinde. Ayo masengesho iyo utayasenze hari imbaraga bitera Imana ese Imana ntabwo yakora utari usenga? Erega buriya gusenga no gusaba kandi umuntu gusenga no gutabaza umuntu atabaza kuko adafite imbaraga zo kwitabara naho utatabaje bigaragara ko wishoboye ariko utabaje uratabarwa kuko ijambo niyo mpamvu rivuga muri Yeremiya 33 ngo ntabaza ndagira gute ndagutabara bivuga ngo nudatabaza nuko wishoboye cyangwa se nta n'ikikugarije gihari. Kwa muri mirimo ngo iratureberera ku manywa na nijoro nta gusinzira. Ese ibyananiye Imana nimba ngo ntabaza ibyananiye Imana wewe wabishobora? Ntabwo kuki tabikora mu Mana bwayo tutiriwe dusenga kwiturebera ku manywa na nijoro? iratuze nose ugira ngo ibwira Yeremiya ngo ntabaza nuko aribe agahinda n'imibabaro afite ariko yabwiye ngo we ntabaza iratubireberera nibyo ariko dusabwe gusenga tukayitabaza kandi kenshi twagiye dutabaza Imana turi mu mubabaro turi mu ngorane Imana ikadutabara. Yego Imana iguha umugisha nshuti muvandimwe duteze amatwi muri kano kanya tuganda tugira ngo rimwe rimwe tujye dusubiza n'ibibazo mu byo mwibwira ntabwo umuntu aba yatandukiye cyane ahubwo tugira ngo tugiye bamwe na bamwe dusubiza dushingiye kuri comment yo mwagiye mutanga ariko nk'uko ijambo rivuga ngo ntabaza ndagutabara dutabaza Imana kugira ngo nayo idutabare kandi iturengere. Ni karo usenga Imana utugezeho n'ubundi butumwa Imana yaguhaye cyane cyane ko watubwiye ngo ibyo wabonye birababaje.
ubwo ibyo byose mu gusoza tubwire ku gahinda ikizakavura. Karibu n'isengesho. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Imana yera, Imana y'amahoro, ugira neza, ushobora byose. Amen. Bana natwe muri uyu mwanya, utuyobore, ntihabe ku bwanjye ahubwo gushaka kwawe ko ariko kugaragara, ni mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Nukuri Imana yampaye message. Yampaye message noneho mbi wongere gutumbi. Message nzanye ni mbi, gusa akesho dutambukije ubutumwa harimo abadutera amabuye, harimo abatureba nabi bakatubwira nabi, ariko bake batwihanganira. Ntago nzavuga iby'Imana itampaye kuvuga ngo nkundi nezeza abantu. Nzavuga iby'Imana yambwiye, n'abazavuga iby'abantu bashaka barahari, ariko nge nzavuga iby'Imana yambwiye kuvuga. Imana nimbwira ngo bwira abantu bihandi kugira ngo atazarimbuka, nibyo nzavuga. Nimbwira ngo bwira abantu ngo mbahaye umugisha, nibyo nzavuga. Kandi nimbwira abantu ngo nibasenge, nibyo nzavuga. Rero Imana mu ijuru tugiye neza, Imana ibane natwe. Meretse kwerekwa, nagiye kubona mbona ikivunge cy'abanyeshuri, uko abanyeshuri bari kuva kwiga. Nagiye kubona mbona ikivunge cy'abanyeshuri bari kuva kwiga. Noneho nagiye kubona ubwo abavaga kwiga, nagiye kubona mbona abana bamwe na bamwe, mbese cyane b'abakobwa, nko guhera mu mwaka wa mbere yenda wa segonde kugeza mu wa gatandatu. Nagiye kubona mbona bavuyeyo, ariko nagiye kubona nkabona umudayimoni, nabonaga asa nkaho aza afite ikintu kimeze nk'ikiroso, afite n'ikintu kimeze nk'urushinge. Nkabona benshi ari kugenda batera ikintu kimeze nk'urushinge. None abo bana benshi baje kwinjirwamo n'imbaraga, binjirwamo n'umwuka w'ubusambanyi udasanzwe. None uko bari bavuye kwiga ari benshi, bamwe muri iki kiruhuko batwariramo inda. Bivuga ngo ababyeyi nibahaguruka basengera abo bana, kandi babe maso basenge. Uko bari bavuye kwiga, bamwe ntago basubiyeyo, ntago babashije gusubirayo, kuko bari bamaze kwishura mu ngeso z'ubusambanyi, abandi bagatwitiramo. None umwana yamara kwikanga n'ibyo yakoze n'iki, bitewe n'iraha ry'ibiruhuko no mu minsi mikuru, kuko biroshye mu ngeso z'ubusambanyi, bibananira gusubira ku ishuri. Uko bari bavuye bose siko basubiye ku ishuri. Imana tugiye neza. Ndimwe aho ngaho rero nagiye kona mbona ababyeyi benshi bari kurira, bitewe nuko nanone abana babo hajemo ikintu cy'icyorezo cyo kugira ngo bananirane. Abana mbese barananirana, bamwe bishora mu biyobyabwenge, bandi bishora mbese mu burara butandukanye. Ababyeyi bagezaho bakarwara, imiti bikenda kubavamo, bakarwara cyitwa kimeze nka toroma, bitewe no guhagarika umutima ku bana babo. None umubyeyi agira ngo afashe umunyafa kubisa umwana, aho guhindukira akarushaho gushayisha mu ngeso mbi, bitewe nuko nubwo yamukubitaga si we yabaga kubita, ahubwo ne dayimoni wabaga yamaze kumwinjiramo. Imana tugiye neza. Rero haduka ikigeragezo cy'ubusambanyi mu bana, umudayimoni w'ubusambanyi mu bana arinjira. Hahandi nabonaga abantu basambana, abantu barasambana, binjira mu bihe byo gusambana. Hahandi nabonaga n'umwana w'imyaka 5, 6 n'abasambana, natinye gusambana n'uwo bangana. Ndabwirwa ngo rero ni igihe kibi, ababyeyi nibaguruke basengere abana babo. Bana banananirana, bamwe banga kujya kwiga, batamashuri, bitewe nuko bamaze kwinjirirwamo n'izo mbaraga. Imana mu ijuru rero irengere abo babyeyi, irengere abo bana. Imana mu ijuru itabare. Imana tugiye neza, Imana tugiye neza, Imana turengere. Nagiye kubona nanone, nagiye kubona ubwo nari ndaho ngaho, nabonye ari amayerekwa agera kuri 13, ariko n'ibinjobo cyane ndavugamo nka 6, andi nzavugamo ikindi gihe. Nibwo nagiye kubona
nagiye kubona mbona abantu benshi nagiye kubona mbona habayeho impanuka zikomeye cyane ndabwirwa ngo umuntu wese ufashe urugendo ajyaguruka yasenze kuko nagiye kubona mbona impanuka zibaye nyinshi. iyo tuvuga impanuka ubwo ni impanuka zo mu kirere, impanuka zo mu mihanda, yewe hahandi wabonaga ndetse na bamwe ugasanga umuntu akoze n'impanuka noneho habaho impfu nyinshi zitandukanye. nagiye kubona mbona impfu nyinshi mbona impfu nyinshi mu bice bitandukanye, mbona impfu nyinshi ziturutse ku mpanuka. kandi noneho rero ugaheruka umuntu yaravuye mu rugo ajye nko mu isoko ukajya kumva telefone yaguhamagaye ngo runaka imoto iramwishe cyangwa imodoka iramwishe aguye hana. rero abantu nibasenge birukana umudayimoni, kandi umuntu ahagurutse afashe urugendo ajya agenda yasenze ahamagara Uwiteka Imana, yinginga Uwiteka Imana kugira ngo Imana ijye igenda irengera abantu bayo. ndimwe aho ngaho rero kuko bayabigeretse nabashije kugenda bimwe mbyandika. noneho ubwo bari aho ngaho habaho umubabaro ukomeye cyane, habaho agahinda gakomeye cyane, habaho intimba zikomeye cyane. naje kuba ndaho ngaho rero nibwo naje kubona mbona hari ibindi abantu bari kugenda barwana nabyo. naje kubona mbona harimo abantu bagenda barwana nabyo, ndetse bamwe baranabyiyakiremo bakabanga ibi ni ibyanjye. mbese ibintu by'igihe birageragezo nabonaga biri kugenda biba ku bantu, ariko ikibazo abantu bamwe barabyiyakiriyemo. Imana tujye neza, nabonaga hagurutse abademoni benshi bagenda bateza. mbese urabona nagiye kubona mbona mbivuga gutera nkunda kubibona mu stade, mu bakinyi, mu bafana imipira, muri bacana ibintu by'ibyokotsi bimwe bitukura by'umuhondo by'ukundi kuntu. nagiye kubona rero mbona ikintu cy'icyokotsi. Mbatuje neza, Imana ibane natwe. nagiye kubona mbona umudayimoni, uwo mudayimoni yari ari mu ishusho y'umugabo. nubwo nabonaga ahagaze ahantu hirengeye, yarasamaga ajya kuvuga, nkabona hari gusohokamo ikintu cy'icyokotsi gitukura, ariko atari baritukura cyane, mbese gisa nk'umukororombya. icyo cyokotsi cyaragendeye agakikinjira mu bantu. Matuje neza, icyo cyokotsi uko kinjiraga mu bantu nagiye kubona nkabona noneho abantu benshi bafashwe n'uburwayi. ubwo burwayi n'uburwayi bwa burwayi umuntu yajyanaga no kwa muganga, mbese na muganga agasuzuma ubwo burwayi bukabura. ndabwirwa ngo bura ntabwo ari uburwayi busanzwe, ni uburwayi buturuka ku badayimoni. Imana tujye neza, ni uburwayi buturuka ku badayimoni. n'ubundi nari isanzwe nzi neza ko uburwayi bwose buturuka kuri Satani, ariko n'ubwa mbere nari mbashije kubona ibyerekwa. ubwo nerekwaga ibyerekwa nagize ubwoba bukomeye cyane. hahandi ugasanga umuntu arwaye uburwayi mbese bukamubaho yivuza ntakire. namenye ko ubwo burwayi bwinshi buri guturuka ku badayimoni. Imana tujye neza, nibwo nagiye kubona mbona abantu benshi bari kugenda bafite ibirwara by'imitwe idakira, abandi bafite isereri itarangira, abandi baracitse imigongo, abandi nkajya kubona nkabona barari bazima. bwacya mu gitondo yajya nko mu bwiherero akagaruka amaguru amurya, amaguru yabyimbaganye. nkajya kubona nkabona abantu benshi bafite ibintu by'isereri, bafite ikintu kimeze nk'iseseme cyo kuruka. Imana tujye neza, Imana ibane natwe. ndabwirwa ngo buriya n'uburwayi bwaturutse ku badayimoni. Imana tujye neza, Imana irengera abantu bayo, Imana itabara. ni byiza ko abantu bagomba kujya kwa muganga, ariko abantu bakongera no gusenga. Imana tujye neza, ndabisobanura. abantu niba umuntu arwaye ajya kwa muganga, ariko ikibazo nuko nabonaga abantu benshi izo ndwara zabafashe, bamwe baragenda bajya kwa muganga nkabona ntibari gukira, abandi nanone nkabona biranze bagiye noneho mu byo bita ngo nabavuze bagakondo, mu bapfumu, noneho nabo nkabona ntibakira. Matuje neza, ndabwirwa ngo nta wundi wabarengera usibye Uwiteka Imana. Matuje neza, kuko biravuga ngo navanwa muri kindi cyese gusenga no kwiriza ubusa. rero abantu nibasenge begera Imana, naho bishoboka bahamagara n'abakozi Uwiteka Imana babafashe gusenga, begera Uwiteka Imana basenge, Imana mu ijuru bane nabo.
nagiye kubona nkabona nanone abandi bantu. Icyiciro cya kane, Imana tujye neza, Imana ibane natwe. Nagiye kubona mbona akantu ntabwo ari akarwa, ntabwo ari ikirwa kiba ari kinini, ikirwa gishobora guturaho abantu. Ariko noneho reka mbivuge yenda nk'intebe nicayeho. Nagiye kubona mbona umugezi munini nk'uko wabona Nyabarongo cyangwa se mu kiyaga runaka. Nkabonamo noneho akantu kameze nk'agasozi k'ibimba. None aka kantu k'ibimba kari gahagazeho umuntu, kari gahagazeho umuntu. Noneho umuntu wari uhagaze kuri aka gasozi ariko akikijwe n'amazi. Imana tujye neza, ntabwo ari kubasha kubona aho yambukira, keretse Uwiteka kugira ngo abe yabona ubutabazi. Keretse haje nk'indege ikaba yaza byande basirikare bakora, ikaba ari mutero aho hantu. Ndibaza Imana ngo mbese Imana yanjye biriya ni ibiki? Imana irambwira ngo biriya bigira ngo n'abantu Satani yazirikiye ahantu. Imana tujye neza, sinarinzi neza yuko nzakubwirwa yuko abantu benshi bahanganye n'umudemoni witwa mudindiza. Abantu benshi bahanganye n'umudemoni witwa mudindiza. Impamvu umuntu yaragaze kuri ako kasozi kari mu ruzi, mbese ari kukarwa, mu buzima bwe ameze nk'uri kukarwa, ahora yizenguruka. Abantu benshi bahanganye n'umudemoni witwa mudindiza. Ndimwe aho ngaho ubwo nari ndi gusenga, ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo tangira usengera abantu, tangira ugende usengera abantu b'Imana kugira ngo Imana ibabohore. Kuko ijambo ry'Uwiteka Imana abango muri Yeremiya 40 ngo ndakubona nkuvana iminyururu ku maboko yawe. Imana tujye neza, ntangira gusenga. Ubwo nasengaga nagiye kubona mbona abantu bari kugenda babohoka. Imana tujye neza, kuko nagiye kubona, aleluya, nkabona haje umusare ubwato wamunagiyemo, nkabona arambutse. Imana tujye neza, ndabwirwa ngo abantu benshi banganye n'umudemoni witwa mudindiza wo guhora bizenguruka babaye mu buzima budahinduka. Imana tujye neza, kandi abo bantu benshi bamwe barasenga bafite n'amasezerano, ariko hari umudemoni witwa mudindiza wavushya abantu bagahora bizengurukaho. Mbese ari ku kasozi ka wenyine ko guhora yizengurukaho. Ariko ubwo nasengaga, Imana tujye neza, nagiye kubona mbona ubutabazi bw'Uwiteka Imana. Haleluya. Ibyo ngibyo nabubonaga ndi mu nzozi, kuko nari ndi mu bihe byo gusenga. Ndangije gusenga, kwa kundi umuntu ananirwa, yamara kunanirwa agasa nk'urabise umusaga gutya akaryama. Noneho Imana irangendera ndi mu nzozi, ndi muri Jeriko nsinziri, Imana ibinyereka gutyo. Nubwo nasengaga gutyo nguko ndi mu nzozi, Imana yambwiye ngo basengere. Haleluya. Ubwo nasengeraga abo bantu, nagiye kubona mbona bari kugenda bava kuri ako gasozi, bava kuri ako gasozi. Imana tujye neza, nagiye kubona mbona ubwato buri bantu buri kugenda bwambutsa wa muntu. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana mw'ijuru ibane natwe. Kandi ako gasozi harimo abantu Satani yashyize kuri ako gasozi, harimo abakobwa Satani yashyize kuri ako gasozi ko mbese bahanganye n'umudemoni witwa mudindiza. Imana tujye neza, nta kindi cyabiteye. Impamvu wa mukobwa we ubukwe bwabo butajya busora, uhanganye n'umudemoni witwa mudindiza. Impamvu wa muntu we uhora wizengurukaho, uhanganye n'umudemoni witwa mudindiza. Impamvu ubuzima bwawe budahinduka, uhanganye n'umudemoni witwa mudindiza. Imana kujya neza, Imana kurengere. Ndabaza ngo mbese Imana yanjye biriya ni ukubera iki? Ndabwirwa ngo harimo abantu benshi Satani yashyize mu bigeragezo kugira ngo mbese bakabura mu bigeragezo. Mbese ugasanga mu igitondo namarira, saa sita ibiryo bya namarira, mugoroba ibiryo byawe namarira. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Ndabwirwa ngo ni imisiyo y'abademoni n'ibigeragezo Satani ari kugenda ateza abantu, bamwe bateza kwizengurukaho, abandi bateza kuba mu buzima budahinduka, mbese kugira ngo abantu bahore barira. Mbese ko Satani ntabwo anezezwa nuko umuntu aseka. Ikinezeza Satani nuko yakubona ubabaye, nuko yakubona urira, nuko yakubona mbese uhora uwiganyira, kugira ngo umuntu ngo namara kuba barakiganyira ngo yitotombere Uwiteka Imana. Aba bantu ngo nibamara kwitotombera Uwiteka Imana bagatuka Imana, bizatuma ubwiza bw'Imana bubavaho. Nibumara kubavaho ngo Satani azabafate bugwate, azabona uko abarimbura. Namara kubarimbura azabona abajyana mu nyanja k'umuriro n'amazuku. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana tutabare, Imana twiteho. Rero ubwo nari ndamwaho ngaho, ijwi ry'Imana ambwira ngo sengera aba bantu, sengera aba bantu, Imana ibavanaho bari, Imana ibavana mwaho ngaho. Imana tujye neza. Harimo abantu benshi Satani ateje ibihombo, harimo abantu benshi Satani yiciye ubukwe, harimo
abantu benshi satani yateje ababyeyi abandi abo barabananira. Harimo abantu benshi mbese nabonaga bari kurira. Harimo abantu benshi satani yateje umubabaro, nta kindi ngo ni imisoro y'abadayimoni kugira ngo abantu bitotombere Imana kwitotombera Imana, batuka Imana ibarakarire bitume bazarimbuka. Imana tujye neza, Imana turengere, Imana ibane natwe. Ariko ubwo nari ndaho ngaho ijwi ry'Imana ngo sengera abantu b'Imana, sengera abantu b'Uwiteka Imana mu ijuru ibagire neza, Imana mu ijuru ibane nabo. Amen. Imana bagiye neza. Ijwi ry'Imana ngo mbasengere rere boze kotrebo, ngo mbasengere. Kandi iyo dusenze Imana mu ijuru hari ibyo ijya ikora igahindura amateka. Izina ry'Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro. Imana twiteho, Imana ibane natwe. Ndi mwaho ngaho rero, ndi mwaho ngaho nibwo naje kubona ndabwirwa ngo abantu benshi satani yabafashe bugwate, yabavanyemo imbaraga yitwa kwizera, abateza ubwoba butarangira. Imana tujye neza. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari mu buzima bw'ubwoba, hahandi umuntu amara guteka uyu munsi ari no kumeza ari kurya, ariko akirya n'ibiryo atarabimara, agahita satani amuteza ubwoba ngo mbese kuri uyu munsi ngo ejo uzagira gute, uzarya iki, ko uyu munsi uri mu kazi ejo uzajya hehe, uyu munsi ko bwakeye ejo bizaba bimeze biti. Abantu benshi satani yabateje ubwoba. Ariko ndi aho ngaho ijwi ry'Imana yambwira ngo sengera abantu b'Uwiteka Imana, kuko ijambo ry'Uwiteka Imana ambwira ngo umunyabwoba n'abatizera ntabwo bazaragwa ubwami bw'Uwiteka Imana. Imana igukiza ubwoba, wongere wizere imbaraga z'Uwiteka Imana, wizere imbaraga ziyavuganye nawe. Uwiteka ahimbazwe, Imana mu ijuru ishyirwe hejuru cyane. Imana twiteho, Imana mu ijuru idukomeze, Imana mu ijuru idutabare. Ndi mwaho ngaho, Imana tujye neza. Ndi mwaho ngaho nagiye kubona nanone mbona harimo abantu satani yateje umwuka umeze nk'uruzerero cyangwa se nk'urwangaro. Abandi satani abateza ikintu cy'icangiro, uzi kugira ngo ubeho mu buzima ugasanga abantu bose barakwanga. Reka nkubwiye ngo nta muntu n'umukwanga, ahubwo ibyo ngibyo ni igiti kitate n'Uwiteka Imana. Ariko ijambo ry'Uwiteka Imana muri Matayo 15:13 rangaye ngo igiti cyose data adateke zarandurwa. Imana irandura icyangiro. Imana tujye neza, kuko nabonaga abantu benshi bagenda bafite ikintu cy'icangiro, ugasanga buri muntu wese arakwanga, buri wese akakwanga, umuntu angana agakwanga, uwo wese akakwanga, uruta akakwanga. Yewe niyo ugiye kure aho batakuzi nagushira mu kazi ushiduka naho satana gushyize icyangiro. Ndabwirwa ngo ni igitero cy'abademoni bashyize ku buzima bwawe, kugira ngo ukunde witotombera Imana, uvuga ko n'Imana itakuzi. Imana tujye neza, Imana iturengere. Nagiye kubona mbona abandi bantu, mbona undi muntu afashe impapuro gutya, arambuye impapuro gutya. Nagiye kubona mbona umuntu ari gusenga azamuye impapuro gutya. Nabona agasenga azamuye impapuro gutya, ahanditseho hazinze. Nabona agasenga azamuye impapuro gutya. Ubwo asenga azamura impapuro gutya, Imana tujye neza, yavuga ngo Mana yanjye, ngo ndakubohoye, wasezeranyije ibyo udashoboye, uri Imana ivuga ibyo itakora, uri Imana ivuga ibyo itashoboye. Imana tujye neza. Nkabona abantu benshi bari gusenga amasengesho ameze nko gutuka Imana, bari kwitotombera Imana, abandi bameze nk'abari gusezera Uwiteka Imana. Imana tujye neza, ngo kubw'amasezerano y'iby'Imana yavuganye nabo. Ariko ijambo reka mbabwire, mbere y'igihe si igihe, Imana ambwira ngo ni Imana ikorera igihe, mbere isaha yayo, mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Gusa icyo nzi cyo icyavuye mu kanwa k'Uwiteka Imana, niba abahanuzi batarabeshye, icyavuye mu kanwa k'Uwiteka Imana cyose kizagira gute, kizasora. Ubwo abantu bitotomberaga Uwiteka Imana, nagiye kubona mbona abantu bari gutuka Imana, nagiye kubona mbona abantu bari kwitotombera Imana kubw'amasezerano, ku buryo nagiye kubona nkabona harimo n'abantu banze gusenga bavuga ngo ntago nzongera gusenga, nzinuswe
nzinutswe Imana ivugana nanjye, sinzongera kwegera umuhanuzi, nzinutswe Imana ivugana nanjye, ngo kuko nibyo Imana yambwiye ngo ntabyo yegeze igira gute ikora. Hari Uwiteka arambwira ngo nze mbabwire ngo ni Imana ikorera igihe, isaha yayo, mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe. Imana tugiye neza ikorera igihe cy'Imana gitandukanye n'igihe cy'abantu. Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana mu ijuru ibane natwe. Haleluya, haleluya. Imana tugiye neza. Binyibukije akantu kamwe kegeze kumbaho kera, munyamakuru akantu kamwe kegeze kumbaho kera. Rimwe nari mfite ikigeragezo, ndi mu rugo mfite ikigeragezo cy'ubukene, harimo ubukode, harimo inzara, harimo umubabaro, dushonje mu buryo bukomeye cyane mu rugo iwacu, mu rugo rwanjye jye na madamu twari dushonje cyane. Noneho ndangije nje ndasenga, kandi koko Imana yari ivuganye nanjye, ndangije njya mu mwuka ndahanura, mbwira madamu ntababizi ntacyo Uwiteka mbwiye. Imana yambwiye ngo saa 9 Imana iradusura. Ndavuga ngo saa 9 Imana iradusura, kandi koko ari ivuganye nanjye, ntabwo nari navangiwe. Ndavuga ngo saa 9 Imana iradusura, hari nko mu masaa 7. Natugiye neza, madamu aritegura ko yenda nka saa 9 niba hari umuntu uri buze yikoreye nk'umufuka kawunga cyangwa umuceri, simbizi, ko Imana idusura tugaburira, mbese ibintu bihinduka. Saa 8 ziragera na 50 ziragera, saa 9 zigeramo aranyihorera, saa 10 zigeramo baba burishe. Arangije aza kumbaza, ubona se mukozi w'Imana za saa 9 ntabwo ziragera? Nanjye ndumva ndamwaye nk'umuntu wari imboga z'umwana. Mba biranyobeye, ariko ndimwe aho ngamuka Imana itangenderera, arambwira ngo mubwire ngo saa 9 zawe zageze, ariko iz'Imana ntabwo ziragera. Ndamubwira ngo numva isaa 9 zanjye zageze, ariko isaa 9 z'Imana ntabwo ziragera. Imana tugiye neza, kuko imibare y'abantu itandukanye n'imibare y'Imana. Imibare y'abantu itandukanye n'imibare y'Imana. Njyewe mbese ngi numvaga ko abura amasaha 2, ariko icyo gihe bwarije buracya, burongera burira buracya, burongera burira buracya, ariko haciwe igihe runaka isaa 9 z'Imana yari yambwiye ziragera. Imana tugiye neza, Imana imaze kuntabara iza kungerera, yambwira ngo wabonye ko isaa 9 navuze ngo zijya zigera? Ndabana Imana yanjye ndagushimiye, uri Imana ivuga igasoza, uri Imana itagibesha, uri Imana itavuga ubujajwa. Imana nzagutambira mu gisirimba, mu gishakamba, nzakuvuga, nzakuririmbira, kuko uri Imana ivuga kandi igasohoza. Imana tugiye neza. Rero ndagira ngo mbwira abantu bari kwitotombera Uwiteka Imana ngo ni Imana ivuga idasohoza, icyo Imana avuze no kugikora izagikora. Mbwira abantu bari gutuka Imana kubwo amasezerano, bitotombera Imana kubwo amasezerano. Imana tugiye neza, abandi babivuyemo kubera ngo amasezerano yatinze gusohora. Imana tugiye neza, urakizwa ikomeze yitwa Imana, uranagwa ikomeze yitwa Imana. Icyambere ikimana gushakaho abantu nibo bongera basenge, bagaruke mu bihe byiza byo gusenga, bashake mu maso Uwiteka Imana. Imana ijuru ibagire neza, Imana mu ijuru ibane nabo. Imana tugiye neza, Imana turengere, Imana mu ijuru ibane nabo. Imana tugiye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Imana dukomeze, Imana twiteho, kandi Imana mu ijuru ibe mu ruhande rwacu. Imana tugiye neza, Imana twiteho, Imana turengere, Imana turwanirire. Reka ndi mwaho ngaho dusome iri jambo riri hano muri Nahumu igice ni icya mbere n'umurongo waho wa 7. Haravuga ngo Uwiteka ni mwiza, ni igihome ku munsi w'amakuba, kandi azi abamwiringira. Imana tugiye neza, Imana iba mu ijuru bane natwe. Uwiteka ni mwiza, Uwiteka ni igihome. Uwiteka mbere yabanje kubwira Nahumu, aramubwira ngo bwira abantu ngo nimwivomere amazi azabatunga mu gihe cyo kugotwa, mwivomere amazi azabatunga azabahagije mu gihe cyo kugotwa. Kuko Uwiteka ni mwiza, ni igihome. Kuvoma no gusenga, niyo mvuga kuvoma mujye mwumva gusenga. Imana irivuga kuvoma mujye mwumva gusenga. Imana irivuga kuvoma mwumve gusenga, kandi ngo Uwiteka ni mwiza, ni igihome. Ku munsi w'amakuba azaba mwiringira,
ku munsi w'ibyago azaba amutabaza ngo dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, dore mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza, dore mu mpinga z'imisozi rebi kontrere bobo, ngiye gusenga Imana, dore mu mpinga z'imisozi wa mukobwa we, dore mu mpinga z'imisozi ibirenge byuzanye inkuru nziza, umaze igihe kirekire rira ariko mu mpinga z'imisozi dore ibirenge byuzanye inkuru nziza, umaze igihe kirekire urwaye, umaze igihe kirekire ushonje, umaze igihe kirekire urushye, wabuze ibyangombwa, uhanganye n'umudayimoni witwa mudindiza, wihora wizengurukaho, watewe n'ubwo burwayi kuko nabonaga izi ndwara ari nyinshi, ariko nubwo bimeze gutyo mu mpinga z'imisozi dore ibirenge byuzanye inkuru nziza. Yuda we, komeza ibirori byawe kuko Uwiteka ni mwiza kandi n'umutabazi azi abamwiringira. Ntabwo Imana igambira gukoza isoni abantu bayo, izabagira neza icyo ishaka ku bantu bayo. Abantu nibongere basenge, bongere basenge, bashake mu maso Uwiteka Imana, bongere bashake mu maso Uwiteka Imana, kuko nta mwijima nta rwobo Imana itavanemo umuntu wayo ngo imugeze ku cyo yamusezeranyije. Imana imwijuru ibahe umugisha. Amen. Imana iguha umugisha. Nta bindi mfite byo kurenza kuri buno butumwa, ahubwo nk'uko bisanzwe uraduha nimero za telefone udusengera Imana. Nimero za telefone 0786 94 64 dusenge. Uri data, witwa Iteka n'iryo zina ryawe, ujya neza nta guhinduka, uratangaje, uratabara, ugira neza, uri Imana amahoro, uri Imana mva gusenga, ujya neza, uri umurengezi, uri umugwaneza, uri umukozi w'umuhanga, rengera ubwoko bwawe, ujya neza Mwami, abatakuzi bakumenye Mana, urengere aba babyeyi n'abana babo, ugira icyo ukora Mwami Imana yera, nyemera ubane natwe, uturengere muri byose, mu izina rya Yesu mbisabye. Amen. Imana iguha umugisha. Amen.